Amazina yanjye nitwa Rukundo Jean Claude, nkaba ntuye muri kano karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, akagari ni Sasabirago, umudugudu ni Irukwaya. Muri umurenge wacu wa Fumbwe nko mu gihugu hose ni umwe mu mirenge yabereyemo Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Muri uwo mwaka nyirizina nibwo isa nkaho yashyize ku mugaragaro, ariko yatangiye mbere ubwo Abatutsi batotezwaga. Dushobora gutanga urugero nko mu gihe cy'ifungwa ry'ibyitso, natwe dufite abavandimwe benshi, inshuti ziva muri uyu murenge wacu wa Fumbwe, nazo zakoze urwo rugendo, barafungwa, baricwa, bamwe bapfirayo, ariko tuza kugira n'amahirwe hagira n'abaza kurokoka muri icyo gihe cy'ibyitso. Ubu nabo turahari kandi turi kumwe nabo. Muri make rero uyu murenge wacu wa Fumbwe, nk'uko ku itariki ya 6 ubwo indege yari itwaye wari umukuru w'igihugu yahanurwaga, abenshi muri twe batangiye kwicwa. Biri n'amahire, murabona hano hakurya, hano gatoya duturiye aherekera i Murambi, ho already byahise bijya ku mugaragaro ku bukeye bwaho ku itariki 7, twese tubona batangiye gutwika. Noneho bamwe bakibaza, ese ni gute amazu ari gushya? Bamwe bataranamenya n'ibyo ari byo, ariko abakuru bo bari babizi bakabona inzu ziri gushya nizo kwa kanaka, ari byo byahise byambuka biza inaha iwacu mu cyahoze ari Gikoro, cyahoze ari muri Gikoro uyu munsi, mu minsi yashize. Nibwo rero twishwe, dukora inzira ndende kugira ngo haze kugira abarokoka, ariko byasabye umwanya, bisaba n'igihe. Ndibuka ko ku itariki 7, 8, 9 aha twicaye hano hafi, hano gato cyane, ubundi mu cyahoze ari segiteri ya Mununu na segiteri ya Fumbwe, arizo zaje kuvamo segiteri ya Fumbwe y'uyu munsi, niho tugabanira hano imbere gato nko muri metero nka 15. Nibwo icyo gihe twebwe abenshi bari batarasobanukirwa, tukiri umwe duhuje, noneho abenshi bahurira hamwe, baraza bati tugiye guhangana n'interahamwe zazaga zivuye mu cyahoze ari segiteri ya Rutoma. Hariya imodoka yanyu ihagaze niho bose bari harimo abari bazi kurasa cyane, harimo abari biteguye kurwana n'izo nterahamwe. Nibwo uwahoze ari konseye ya segiteri ya Mununu n'uwahoze ahagarariye interahamwe mu cyahoze ari segiteri ya Mununu witwaga Mbaraga, nibwo bashyigiye bashyira abantu hamwe ku ruhande, bababwira ati mwitonde, abo dushaka ni Abatutsi, ntago ari mwebwe. Icyo gihe ni nabwo batangiye kwicamo, bamwe batangiye kugenda bagenda urusorongo, kuko baramaze kumenya ko ari Abatutsi bakenewe, bitarikiri bwa butwari bwaranze Abanyarwanda aribwo bagiye guharanira. Nibwo icyo gihe abenshi bahise duhungiramo hano imbere kuri Kiliziya Gatolika yari ihari, kuri chapelle kuri centrale ya Janjagiro. Tuhageze nibwo noneho byagaragaye ko ari Umututsi ukenewe, atakiri bandi navuze mu kanya kashize. Nibwo hatewemo amagrenade. Hakimara guterwamo amagrenade, yatewe n'umuntu witwaga Bishyundu, uwo yari hatari cyane. Amaze guteramo grenade,
abenshi turasohoka, dusohotse batangira kudutemagura. Ubwo ako kanya tukiri aho ngaho kuri santarare ya Janjagiro, nibwo hari umusaza witwa Kabarega, ako kanya bahise bamwicira aho ngaho kugira ngo bagaragaze neza yuko nta Batutsi bakenewe, ntago bashira ubwoba. Ubwo icyo gihe biba byagaragaye nyine, abenshi batangira tuva mu ngo, turahunga, turagenda, tugera ahantu kuri Muhazi. Kuri Muhazi rero nibwo ntabwo byatworoheye cyane, ntabwo byatworoheye abenshi, kuko abenshi bari bagifite n'inka zabo, bati duhungane n'inka zacu tugende. Bamwe bageze kuri Muhazi, nibwo bamwe bafataga kugira ngo ubone n'ukwambutsa bikaba ikibazo, ukiyemera ukavuga uti reka ntange inka nambuke, ugatanga inka ukambuka tujya hakurya. Ahubwo ntabwo mu kwambuka nta wari uzi nyirizina, ese turambuka tujya hehe, turambuka ese niho hari amakiriro, niho hari iki? Mbega byari bya bindi bya ya mvugo ngo ni uguta ibitabapfa. Ni muri urwo rwego rero abenshi mu barokokeye hakurya y'amazi, abandi noneho basigaye inaha duhura n'inzira y'umusaraba. Muri abo basigaye inaha ndi umwe muri bo mu batarabashije kwambuka, ariko Imana icisha inzira zitandukanye ndokokera inaha. Ntabwo njye nigeze nambuka nk'abandi, ariko ntabwo byari byoroshye muri make. Jenoside itangira mu 1994 nari ndi muto, yatangiye mfite imyaka 13. Mu myaka 13 urumva ko hari ibyinshi ndabizi, narabibonye nk'uko nabibayemo. Reka rero ubwo mbahe ubuhamya bwanjye. Ubwo ku itariki ya 9 nibwo igitero cyaje iwacu, baje gusahura, barahasahura. Bamaze gusahura, ubwo nari mu rugo n'umukecuru wanjye na murumuna wanjye umwe na mushiki wanjye wundi mutoya. Turi mu rugo tumaze igitero kije rero, barasahura, basahura ibishyimbo, ibintu byose byari mu nzu, barasambura. Dufite amazu abiri, yombi barayasambura. Bamaze kuyasambura, icyambaje kurushaho, icyo gihe twari dufite inka yari imaze igihe ibyaye. Ndeba ukuntu barwaniraga ku ruhimbi, batwara ibyansi by'amata, batwara amavuta yari ateretse. Mbega uwo munsi ntabwo byari byoroshye, ariko narabirebaga. Noneho ukuntu barwaniye amata, nicyo n'ubu iyo nkuruye iyo imaje nkongera nkayireba, nkareba ukuntu byari bimeze uwo munsi, bintera ikibazo. Kugeza ubu uwo munsi ndibuka ko nabwiye mama, ndamubwira nti rero kuva uyu munsi sinzongera kunywa amata. Byanankukiyemo pe, kugeza n'uyu munsi sinjya nywa amata. Byavuye ku kuntu nabonye barwaniraga amata bayasahura. Ntabwo byari byoroshye, ariko ubwo rero kuri uwo munsi w'itariki 9 bamaze gusahura iwacu, bamaze kuha ibintu byose babimaze mu nzu, turi aho mu rugo, nta n'ikintu badukozeho rwose, uretse ibyo bintu byo batwaye. Bamaze kugenda, mama yaratubwiye ati rero muze duhunge. Turagenda tujya imbere y'irembo, hari abaturanyi bari bahari, twihishayo. Nko mu masaa 9 saa 8 baradukundira, badushyira mu nzu tubamo. Noneho bigeze saa 1 z'ijoro, saa 2 nibwo umubyeyi wanjye yaje
yarahaje arahadusanga nijoro aradusuhuza, amaze kudusuhuza arongera aragenda adusigaho, ubwo ndavuga papa. Ubwo turaraho, bigeze nijoro nko mu rukerera mu gihe cyo mu masaa 10 nibwo bamenye ko ariho turi. Igitero kiraza muri iryo joro, bafata mama baramukubita cyane cyane, ariko umubyeyi baramukubita bikomeye. Biza kumuviramo yuko kugeza n'ubu afite uburwayi akomora kuri izo nkoni z'uwo munsi. Barangije bati nimubareke mubihorere, tuzaza kubareba ejo ku gicamu, ejo ku rukerera bwakeye. Ubwo rero uwo munsi w'itariki 9, ubwo bisa nka birangiraho, ku munsi w'itariki 10 byabaye ibintu bikomeye cyane. Nibwo mu masaa 2 nibwo umubyeyi wanjye papa bamumanuye haruguru y'urugo aho yari ari, mu gitondo nko mu masaa 2 saa 3 ku kazuba keza cyane, bamuzanye baje kumwicira mu rugo. Ubwo bamuzanye bamubwira ati vayo ujye kuduha amafaranga, bati turazi ko ufite amafaranga, tugende ujye kuduha amafaranga. Baramuzana, bageze mu rugo abwira ati rero nta mafaranga mfite, amafaranga narayatanze nyaha ngenda nigura muri iyi minsi ishize, uyu munsi nta mafaranga nsigaranye. Ubwo baramucuza, ku bari muri icyo gitero mu buhamya bagiye baduha, bamukuramo ikote yari yambaye, umwe mu bamwishe araritwara. Barangije nuko umusaza baramwica, bamaze kumwica bamurambika hagati y'amazu mu rugo, ku nzu yo ku ruhande n'indi bamurambikamo hagati mu rugo. Induru ziba ziravuze, bati Mazimpaka arapfuye. Ubwo aho twari turi twese byo dukwira imishwaro, turiruka. Ubwo yari ngewe n'umubyeyi wanjye ndetse n'ababana nababwiye bombi, turirutse. Tumaze kwiruka, ariko ubwo mama akaba yavuze ati, bari bavuze bati ntabwo twica abana n'abagore icyo gihe, abana, abagore n'abakobwa. Icyo gihe mama aramfata ankenyeza igitenge, amaze kunkenyeza igitenge tugumye aho nkenyera igitenge twirutse. Noneho cya gitero cyari kimaze kwica papa wanjye, batwirutseho baba baramfashe. Bamaze kumfata, umwe muri bo aravuga ati, amaze kunshyika kumfata baranzana bati tugende tujye kukwicira hose twamwiciye. Umwe mu bari bamaze kumwica we yari afite umuhoro ukijojoba amaraso. Arangije uwo muhoro barawuntamika, bati uyu muhoro niwo akira nko ku maraso ya so, nanjye ndayanywa kuri wa muhoro, ndayarigata pe ku maraso ya data. Ubwo mama nawe baba baramufashe, nawe baramuzanye. Akaba yari afite karumuna kanjye kari gatoya, nawe bose barabazanye. Barangije noneho tugiye kuhagera, harimo umusaza muremure wari ufite umuheto usa nk'akuze cyane. Angira abwira ati rero aba ntaho bazaduhungira, Mazimpaka turamwishe niwe twashakaga, ababo ntaho bazaduhungira. Undi aravuga ngo dore ngo kinambaye n'ibitenge. Ubwo se ninde uyoboye ko uri rukundo rwa Mazimpaka?
ubwo barangije muri iyo nzira iremereye baraturetse ntibatwishe. Ubwo icyo gihe imvura ibiraguye, imvura imaze kugwa tubona nabo baratatanye bagiye kugama. Bagiye kugama natwe tuba turagiye dusubiye hamwe twari twihishe kuri rwa rugo. Tumaze kuhasubira haza abantu bari inshuti za papa, bumvise ko yamaze gupfa, baraza baracukura munsi y'urugo bamurenzaho ibitaka. Nuko ubwo bikomeza uko. Ubwo uwo munsi w'izo tariki 10 nibyo nagira ngo tuvugeho, ariko dukomeje uko byaje kugenda. Muri abo bantu b'inshuti za papa bari 4, icyo gihe baje kuba bamuhamba. Umwe muri bo yaradutwaye aratujyana atugeza iwe, tubayo hashize iminsi nk'itatu. Babimenye ko ariho turi, barangije ubwo ni ku itariki nka 12 cyangwa 13. Arangije aratubwira ati rero nzi neza yuko hari murumuna wa mama wari utuye hari intunga, ati reka mujyeyo aba ariho mujya kuba muri yo mwihisheyo. Ubwo dufashe umuhanda turagiye tugeze ahantu bita tugiye kujya Imusha, twenda kugera Imusha udusanga kuri bariyeri zari zihari, abantu zari zirinzwe n'abagore. Aravuga ati ibi bitutsi, uyu mututsikazi n'ibi byana bye, iyo hazanga cya gitero kigiye Imusha kiba kimwishe. Umukecuru twumva ibintu birakomeye, turongera turakata turagaruka, twanga kugera Imusha, twongera tugaruka inaha Ifumbwe. Tugeze mu nzira dusanga igitero cyaje kudushaka cyatubuze. Hari ahantu bita ku Gatyazo, hafi y'ahantu hari hatuye uwahoze ari burugumesitiri wa kera witwaga Mushongore. Aho hantu ibintu twahaboneye byo birarenze. Icyo gitero cyaje kudushaka rero, tuba dukubitanye nacyo, baraturyamisha bafite amacumu n'imihoni, ibintu bikomeye cyane. Ariko ntiwambaza ngo Imana yabarokoye uwo munsi ni iyihe. Ni ibintu bitari byoroshye. Ndibuka ko mushiki wanjye mutoya yaravuze ati nimureke basi mbanze nsenge. Mushiki wanjye mutoya ati nimureke mbanze nsenge nibura mu gice maze gusenga. Umwana baramureka, bamuretse ikintu rero cyaje kudukiza ako kanya. Twese tumaze kuryama hasi, hahise hatambuka interahamwe zigera nko muri 4 zishoreye inka. Izo nka nizo zatumye icyo gitero kirukankira za nka. Tubona ko batakituri iruhande, natwe turavuga turagenda. Icyo gitero gikurikira za nka, baragenda barazibaga, twe tuba turakomeje. Turaje tuza kugera kwa wa muntu wari umaze iminsi atubitse. Ati noneho barabanyicira mu maso, ati mbabarire mbajyane ku wundi mugabo witwa uwo nababwiraga yitwa Rwibasira. Ubwo tugira aho bita kwa Rwibasira, ati barabanyicira mu maso, ati mureke mbajyane ahandi kwa Mugaragu. Uwo mugabo nawe yari inshuti ya data, araduherekeza turagiye naho tubayeyo. Tuhabaye naho bamenya ko twahabaye, barongera baragoroka barahadusanga, bataba abantu turabica iri joro. Umugambi wateguye ko uwo munsi bari buze kutwica muri iryo joro.
uwo mugabo nanone aratujyana mu ijoro, atujyana ahandi hantu i Nyarubuye ku mugabo wari responsable witwaga Dominiko, niwe wari ukuriye interahamwe zo muri iyo serire, ariko akaba ari inshuti y'iwacu, aratubana pe, aravuga ati muzima ko twari inshuti, umuntu uri bubice arabanza nyice, agafata icumu akagenda akajya mu bitero akagaruka akaturinda, ati umuntu uri buze uri bubice nengere arabanza kwica. Umusaza atubana aho ngaho, biza kugeza igihe cy'uko inkotanyi zaje zimaze kugera inaha, nko mu matariki yarenga za 19 hafi 20 nibwo twaje kuva inaha aho twari twihishe ifumbwe, tujya noneho ubwo baje kuduhuriza mu nkambi nko mu matariki hafi 5, 6, hafi 5 agera mu 10 z'ukwezi kwa 5, nibwo baje kuduhungisha batujyana mu nkambi yari Nyagasamba. Ubwo icyo gihe muri make naho ngaho dusa nkaho twatangiye kumva ko ubuzima buje, ubwo inkotanyi zari zaramaze gufata inaha. Ubwo mu kwa 5 guhera turi za Nyagasamba aho ngaho, twumva ko dutangiye gushaka kurya, dutangiye gushaka kubaho, dutangiye gushaka gukaraba no kugira gute. Ubwo icyo gihe niwe ko tugera za Nyagasamba nari mfite umusatsi wari umeze nk'umwe badefiriza, bimwe badefiriza byarabaye birebire, byarizingazinze warabaye ikigina. Nibwo icyo gihe inkotanyi tumaze kugerayo baratugaburira, baduha ibyo kurya, baradufasha cyane, biza kugeza igihe nyine turi mu nkambi twumva ko turi aho. Tuje kuva mu nkambi rero nibwo twaje tugaruka inaha, tuhagarutse dutangira ubuzima busanzwe nk'abandi banyarwanda bose. Kuva icyo gihe kugeza ubu tumaze kuhagira nuko nyine twumva ko biri aho. Ikintu cyatumye muri abo bose nagiye mvuga twihishe ni mu ngo zigera muri enye, abo bari inshuti, ntago bo bahigwaga, bari inshuti za data. Nubwo buryo baduhishe tubana nabo, bamwe bagiye bijanditse muri jenoside, baranabihaniwe, barafunzwe imyaka myinshi, ariko baza kwemera icyaha, barabihanirwa, ubu barahari, bari mu muryango kimwe nkatwe twese. Ubwo wenda icyo nabashimira, bafashe iya mbere mu kumva yuko hari inshuti bari inshuti na data, bumva yuko nta kibi batugirira, ariko bitabujijwe yuko hari ibibi bakoze. Ikintu nk'icyo cy'icarubozo cy'agashinyaguro ni iki? Hari igihe njya mvuga nti ibyo badukoreye ni ubunyamaswa. Ibaze kugira ngo bamaze kwica umubyeyi wanjye, umaze kumwica niwe uhagaze arangije arambwiye ati aya niyo maraso ya so, rigata uyu muntu uyu muhoro. Ibyo byose niko byagenze. Ntago nakubwira ngo byari bimeze gutya, byari bimeze gute. Icyo nibuka nuko uwo muhoro nawurigase, maze kurigata amaraso ndayamira, umurambo wa data uri hariya mureba, na mama nawe ampagaze iruhande, twembi n'ako karumuna kanjye gato yarakikiye. Ni ishusho kubivuga no kubikurura no kugira ngo bibwire umuntu utarabinyuzemo cyangwa se bitabayeho ako kanya, ntabwo ashobora gupfa kubyiyumvisha. Ariko byari bigoye
byari birenze, ariko nyine ubwo cyari cyo gihe cyacu cyo kubibamo twabibayemo. Igikorwa bankoreye si njye njyenyine, bagikoreye n'abandi muri rusange. Ubwo ahubwo ikindi ntabwiye nuko harimo hano mfitemo inkovu, umwe muri bo hari n'iyo nkovu iri aha ngaha mu mutwe wanjye. Iyo ngiye kwiyogoshesha nkayikoraho nibwo mpita nibuka jenoside, nkahita nibuka uwo muhoro, ayo maraso ya data yangiyemo ubwa kabiri. Njye mvuga ko amaraso ya data nyafite ubugira kabiri. Ubwa mbere nayo navutsemo, ubwa kabiri nayo bwite nanyoye amaze gupfa. Kubyakira nuko mbana nabyo, nariyakiriye ubundi mu nzira ndaseka nk'abandi bose. Iyi nkovu nayo niyo muri jenoside. Umwe muri bo yankubiseho umuhoro gutya arashibura, ariko inkovu irimo hano. Ubundi ibikorwa byo kwibuka, iyo twageze mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, twebwe nk'ababibayemo hari igihe twumva rimwe dushubijwe agaciro, ubundi tukumva dusubiye ibubi. Gusubirwa ibubi ni uko ntangira kuviva, nkatangira kwibuka, nkatangira rwa rugendo, byose nkabikurura bikanza imbere. Iyo udafite umutima woroshye cyangwa se umutima wumva ko bishobora gutuma ushobora kugira n'ikibazo cy'ihungabana. Iyo ufite umutima woroshye uhita usubira muri bya bihe ukaba wahungabana. Ariko noneho iyo bije nk'ubu nuko twagize ibyago, iki cyorezo cya COVID-19 kikaba cyaradukomye mu nkokora. Ubundi iyo twabaga tugeze mu gihe cyo kwibuka abacu, tukajya ku rwibutso, tukajyana indabo, tukazishyiraho, nibura uwo munsi wumva usa nkaho utuje. Iki kinyazi rero cyaraduhemukiye, si njye njyenyine, ni twese muri rusange. Ariko nanone burya kwibuka ni uguhozaho, ntabwo twibuka muri iyi minsi 100 gusa. Uwawe ntabwo ari umwibuka, uwawe umwibuka igihe cyose. Byagera by'umwihariko noneho byageze igihe cyo kuba uhuye n'ikibazo runaka, ukavuga uti iyo kanaka bahari, iyo data bahari, iyo mama bahari, iyo murumuna wanjye cyangwa data wacu bahari, ntabwo mba mbaye gutya. Icyo bidufasha nanone, wenda nafata nk'urugero nk'iyi miryango nkayibuka navuze mpagarariye, ubu nibwo tuba tugeze ibuka, avega, ARG, JARG. Ubundi iki gihe nibwo twabaga tugeze mu bihe byo kwegera abacitse ku icumu, tukabegera, tukabahumuriza, tukabafasha, tukagira gute, tukongera tukayaga amateka yacu twaciyemo. Ubu rero ntawe turimo kuyagira kubera iki cyorezo cyayogoje isi yose. Ntago ari njye njyenyine, ni mu gihugu hose. Ubu numva ko iki cyorezo nacyo cyadukomye mu nkokora. Ubundi byabaga ngombwa ko twahuriraga ahantu, ndavuga nk'urugero nk'imusha hariya haguye abantu bacu benshi, ku rwibutso rwa Ruhanga dufite abantu bacu benshi baguyeyo. Uru rwibutso rwa Muyumbu naho barahari benshi bo muri iyi mirenge duturanye, benshi baguyeyo. Ariko iyo igihe cyageze nko kuri 13 turi Musha, 15 turi Ruhanga, icyo gihe twumva nibura dutuje. Ariko ubu noneho nta kundi turi kubikora, ubwo urumva ni kagahinda noneho kagiye kongera kazamuka. Ariko ntabwo twaheranwa n'agahinda, ntitwabura no gushima. Ntitwabura gushima ingabo zahoze ari za RPA zaturokoye, zarokoye abacu,
zikatuvana ibuzimu zikatujyana tukagera ibuntu. Kare nibwo nahoze nkurikira ikiganiro kimwe cy'abahoze bari muri JALG, cyari kiyobowe na Seri Makire, atubwira yuko twebwe abacitse ku icumu dufite intego yo gukora ubugira kabiri, kuko ibyo dukora n'ibyo abacu bagiye badahari. Ubwo nk'iyo tubonye amagambo nk'ayo adufasha, atwongereramo imbaraga, biradufasha. Nk'iyo twabaga twagiye ku rwibutso hakaza abantu nk'abo bakaza bakongera bakaduhumuriza, bakatwongereramo imbaraga, twumvaga ko hari aho tuvuye, hari aho tugiye, bitandukanye n'ubu ngubu n'umwaka washize ndetse n'uyu. Twicaye mu ngo iwacu, ntabwo turavanga ngo duhurire hamwe tuganire, ibiganiro bibeho nk'uko CNLG yabiteguraga bitangwe. Ni ugukurikira radiyo, ni ugukurikira televiziyo gusa. Urumva ko ntabwo bitworoheye. Abacitse ku icumu muri iki gihe cyo muri COVID ntabwo bitworoheye pe, ntabwo bitworoheye. Ariko ubwo muri make nkomeje no gushima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabashije gufasha abacitse ku icumu. Abenshi bubakiwe amazu, nk'ubu hari amazu hirya haya bagiye batuzwamo ya 4-in-1, harimo nk'aya yose arahari twahawe turimo, kandi inzu yubatse neza, ifite umuriro, ifite ikigega cy'amazi. Ibyo nibyo tugomba gushima. Tukaba dufite muri umurenge wacu bamwe mu bagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi, turabafite bajyanywe muri ariya mazu y'incike n'intwaza. Abo nabo turabafite. Turashima leta yuko yadufashije, noneho tukaba bariyo. Ibyo ni byo gushima. Tugashima leta yuko hari abakecuru n'abasaza ubu bahabwa iriya nkunga buri kwezi, iraza kuri sako bakajya kuyifata, ikabafasha nibura kwiyubaka, ikabafasha muri byose. Tugashima yuko abenshi mu bagizwe imfubyi na Jenoside yakorewe Abatutsi twarize, twigishijwe n'ikigega cya FARG. Abenshi segonderi turazirangiza, kaminuza twarazirangije, nubwo wenda tutarabona imirimo, ariko turizera yuko uko bizagenda buhoro buhoro tuzagenda dukomeza kwiyubaka. Ibyo ni byo tugomba gushima leta. Tugashima kandi yuko twatujwe mu midugudu kimwe n'abandi banyarwanda bose. Turi mu midugudu, ntabwo turi mu manegeka. Abenshi bahawe inka za Girinka, ndetse hari n'inka zitangwa mu midugudu ku nkunga ya FARG ndetse na Ibuka. Abenshi barazifite kandi ziragenda zidufasha, tukagenda twitura dukurikije intonde. Tuba dufite intonde tukazikurikiza, ukurikiyeho akaba ari we tugenda tuyiha. Ibyo byose ni ibyo dushima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagiye itugezaho. Ikindi dushima, nubwo nabikomojeho, ni ba banyeshuri abatarabashije kwiga za segonderi na kaminuza, babashije kwiga amashuri y'imyuga. Urabona ko hari aho nabo barimo bagenda bigeza. Akaba ariyo ntego rero dufite, yuko abacitse ku icumu by'umwihariko tugomba gufata iya mbere, tugashyigikira leta yacu, tukanashyigikirana. Nk'ubwo bamwe muri bo ndize ubwo duheruka mu nama y'ubushize, twabakanguriraga yuko nabo bagomba
gutangira kwizigamira ejo heza muri turiya dufaranga tugenda tubona tw'inkunga y'ingoboka igenda itangwa, kandi twabonye yuko babishishikariye, babyemera ko nabo bagomba kubikora, kuko nyuma ya jenoside ubuzima burakomeza, kandi nitwe tugomba kubaka igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rero tugenda dufatikanya buhoro buhoro uko dushobojwe ndetse n'imbaraga zacu uko zingana. Ubutumwa nkanjye nk'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi nagenera abacitse ku icumu, umurenge wacu wa Fumbwe by'umwihariko mu karere kose muri rusange ka Rwamagana, nuko tugomba kubaho, guharanira gukora, guharanira kwiteza imbere kugira ngo abatwiciye abacu tutazajya kubasabiriza. Dushyiremo imbaraga, dufatikanye, dukore. Niyo ntego, nibwo butumwa nabagenera. Bagerageze duhurize hamwe, twibumbire mu matsinda, twiteze imbere, tujye mu matsinda atandukanye, mu bimina nk'uko tubisanzwemo, mu matsinda yandi yo kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Dushyiremo imbaraga kandi duharanire yuko ari twe wo gusubiza agaciro abacu bishwe muri jenoside. Duhurize hamwe imbaraga. Nababwira nti mukomere, dukomezanye, kuko mbafite nanjye bamfite, ntacyo twabura, kandi dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukomeje gufata iya mbere, adufasha muri byose, atwitaho, atubera henshi. Bankundire tumushimire, kandi twizera yuko turamufite, Imana yaramuduhaye. Ariko by'umwihariko nasoza shimira inkotanyi iz'amarere zokagira amata zogakamirwa idateka, nazishima, nageze inkotanyi z'amarere nizo uyu munsi zitumye nicaye aha ngaha, nizo zitumye nganira namwe, nizo zitumye nkomeza gushaka uburyo nakiteza imbere. Murakoze.